hindukira turembere ase wamba bari nese urabona ndi bugehe ngore sibyo ngo hindukira akose sheri hindukira tugende basi nese iri joro urabona ndi gutahe he nuko mvugisha amagambo menshi tugende Sheri wamba bari koko sugo wamba bari ase nkaho bujute sheri wamba bari abundi ugira ubwenge barakuroze ngo sheri nukuri mbabari ntabwo nshaka umbangamire mu rugo rwanjye nyine sheri wawe sheri nukuri mbabari nakubwiye ngo iki tuza ahubwo njyewe nshaka kugira ngo mbwire umuntu ukurangiye ahantu nimukiye bibi wambabariye kuko waretse wambabariye kuko ase waretse reka mwese umutsigiye wambabariye kuko wambabariye please ase ubu ubukene bwanjye nibwo butumye ko kugenda shiri wambabariye please wambabariye ko na plan ntabwo buri munsi si ibirenge nibyenda ibirenge byashu wambabariye babarira ko ase muri ntabwo naguma wambabariye koko uransiga koko ndabuwanye ariko ko nafashe umwanzuro ngiye kugenda urambaza ase wambabariye koko unyicisha inzara nukubona nicaye mu nzu nziza ariko nta kintu na kimwe kirimo ase ubwo ko uransiga ndabuwande ko buri munsi banzure bisura ugomba kwiyitaho none naracupiye none se ninjye none se ubu ninjye ubishaka ko ubukene bwawe rero ndabona ntabushoboye kubwihangana none se ko buri munsi njya guhiga akazi si tuba turi kumwe ko kuhambabariye ko ubuzima buzahinduka ko nafashe umwanzuro nagiye wanyumvisha mwumve icyo ariko sigarana urwo rugo rwawe wenyine No. My love. Carol. How are you? I'm good. Trish. Meza bon. Meza utese. Yes, welcome. Shamza. Kangubwire. Ntabwo nari kuzabishobora pe. Yego. Uri batenze se. Ndetse urabona ntaje kare. Ahubwo si umushitse gute? Umva nsize ari umuriro. Shaka numvikana. Ntabwo nari kuzabishobora ariko. Nigane narakubwiye banze biko babigo tukaganya. Kanyibikenze. Nyuma ya garderobe. Bangu kabisa. Wow. Umva ndamucitse ariko mvuye yari umuriro. Shasheri reka nkubwize ukuri. Mva ko nta ari kumva. Okay. Icara ntabwo tumuje mu sigo. Oya. Ahubwo ushyira. Ngawumva bigenze gute se umwana kugira ngo umuve? Mva mvuye hari ahantu ari umuriro ariko nabonaga nari mbayeho nabi. Kandi nakuziye nawe. Ahubwo nari naratinze kuza. Reba ukuntu usimana. Abisubiruka muri salo. Nese urabona ameze gute? Naracupiye. Ese wumvaga utamumbere? Mvasha. Nese nje ntari ngukumbuye. Biragaragara. Ino urabizi nawe. Ko nanjye nari ndiyama no gufite n'ubwo ari ikibazo sibi. Gusa urabizi nta kintu mbuza to. Ngomba gushaka nyine uburyo bwose nyine ndi bugufasha nta kintu uzambura nasibyo. Kandi nzakwibagiriza nyine uramunika to. Umuje no kumubona mu muhanda gusa agenda to. Umve ngo nta kintu n'iki na kimwe ashoboye. Bari baraninde. Urabizi bene nakubwiye byose nakusezeranije urumva. Siko nanjye gufata indi myanzuro se. Nabona gutari kunimba wallahi. Wari ugiye gufata iyo myanzuro? Urumva ntabwo yari myiza kabisa. Wari kuzana undi mukobwa? Wenda ntabwo ari undi mukobwa. Akunda bize ntabwo yari kuba ari myiza kuri wowe. Humura rero naje kandi naje vuba. Ni njye nawe. Ya bisanzwe rero mu rugo sibyo. Kindi kandi nyine nizere ko swajuje. Umva yarangeza. Ntiwigira ikibazo birarangiye. Man zawe buri kimwe cyose. Sibyo. Yaba urukundo yaba ibijyanye n'amafaranga
ufite buri kintu usubize neza. Erega n'ubundi nari narahubutse. Warahubutse. Ariko ubwenge hose ariko. Ubwenge buza nyine nyuma. Ya nezere ko ubaye wanjye. Sheri nurasoza. Shari nkaho byenda kurangira. Akazi kaba kaguheranye. Ese kariko kambere bari kugerageza nyine. Ntabwo utegereje ngo naze ariko nari bimusoza ubwo uri buze. Shana ndi kugerageza ariko abona n'ubundi isano bitemo birangiza. Okay. Gusa reka mbere gato tuganire. Nta kibazo. Abona nyine ko ari impinduka ariko sibyo. Ariko nari nakubwiye nyine ibintu iyo abantu bashyira hamwe bumvikana ibintu bigenda biza. Cyambere no ubwumvikana. Yego. Ikindi rero ndagushimira cyane pe. Kuko urabona ibindi kugeraho byose n'imbaraga ndi kugira nyine ndi kuzikora muri wowe sibyo. Byose nyine ni wowe uri kubinshishikariza. Nyine waje n'umuntu ubona ameze nkaho niyebye sibyo. Ariko ubona ko biri kugenda biza sibyo. Cyizere ndabona agiye ariko nzabona n'akandi kazi nyine keza. Ubaye ndi kubona arona ni yayandi nyine yo kwifashisha hano mu rugo sibyo. Ariko nyine yarahagije nari ibintu bigenda biza gake. Ko nenda gushimira kuba waremeye kunyuma. Yego kandi kuko za document nyine ngo ndebe ko byibura isaha ku isaha bampamagara nyine bigakunda. Ntuhangayike ndakuzi wahangayika biri bukunde. Gusa nyine ntabwo haburamo gake urabizi nyine ubuzima umuntu abaye murabona ukuntu bimeze sibyo. Aba rwasoringa ariko nyine mba nzi neza ko wande nyine bishobora gukunda tu. Bizakunda tuzadusenga twizere dukora. Icyambere nuko mfite umuntu nyine umba hafi unkunda sibyo. Ibyo nibyo nashakaga. Ibi bizagenda biza kandi ikindi uramfite sibyo. Ndahari ndi iruhande rwawe. Nanjye nibyo biba biri kumpa imbaraga nyine. Cyambere nuko tugomba gufatana tugakora cyane sibyo tugashyira. Nibyo ni byiza kabisa. Abona nanjye niyo mpamvu mba ndi gukora ibi byose sibyo. Ukuntu uri kundeba. Nyine urabona bigiye no kurangira tu. Okay. Nari ubwo nyine uransanga mu cyumuntu uzaramuka. Okay, reka ngire mbirangize nta kibazo ndahita nza nkurebe. Bituzo ndebe turye sibyo. Nzashobora koze. Komeza badashaka kunsezera. Uracyashaka ko tugumana? Ntabwo none se kumashaka. Asubira inyuma nawe ntabwo ndi mu kwicaza. Ahandi yishyire. Honest. Ni sawa. Ntabwo kigambo dore naranetse. None imyenda nano gukinkwira. Uva no gukona gushaka iyindi. Kugiye usa neza ubone bari kukuntware. Oya, bagira ikibazo. Ambara n'inkweto. Bebe se yaramutse ati. Bebe yaramutse neza meze neza. Turi bwirwe twagukumbuye. Turajya tuguhamagara. Yes.
Okay. Sasa sawa. Sasa funga igipesu na. Kireke gutya. Ngendo ko. Sone ko giye kugenda mu modoka. Kujya mu modoka wicaye cyakubana. Okay, bebe. Wihite wenyine sibyo. Tanica. Reka nsezere na bebe nyine. Seza. Bebe wiya ndagukunda I love you. Nawe ubukabya. Sawa, uze kumamagara. Reka ngende nyine mu kazi ubwo nyine ndaza kare sibyo. Sanga saa 10. Gusa saa 10 Okay, ndirirwa mbari iminota. Okay, sawa. Okay, sawa, bye. Hano z'ijoro. Sheri. Siko watinze kuryama. Nta byashira sinagara aho ngaho. Nta niso reka none so mfite. Sheri. Sheri iki? Siko mbona warakaye. Isaka kanyubaye iki? Ndashaka kumenya. Ubu ni rye buturi ryari. Biba ku isaha umbwira. Saa 5. Saa 5 z'ijoro. Kandi utaha mu rugo rw'umugabo. Right? Iyi valise. Sishiri ko mbona warakaye. Valise si yawe se? Nyine nanjye ndikubaza impamvu iri hano. Asemba barambwiza ukuri. Iyo ugenda sovana saa 8 z'amanywa. Bigeze saa 5 z'ijoro turagera mu rugo. Uba wumva uri buteye mu rugo rwawe. Ariko nakwandikiye message. Message sivuze iki? Nese uko wambaye message ya saa 3 bikabigeze saa 5. Namye uvuye yese. Babe, calm down. Na bya baby wan babarira. Babe, calm down. Calm down what? Sishiri ko mbona warakaye cyane. Twumvikane. Gihari ni iki? Igiki se? Iyi valise si yo wazanye. Hari ikindi kintu nje mwinze. Ndabizi ko ari yanjye. Yego, ko waje abari gusubirayo. Ako sishira aka kanya wambabariye. Aka kanya. Kandi wayo kunaniye nagutwaza se. Sishiri wambabariye koko. Nukuri ntago nzongera gutaha amajoro. Twubahane. Sishiri wambabariye. Ahubwo reka ngo support yo guherekeza. Si bitugene murenza marembo. Nese urabona ndi bugehe noneho. Reba hana amasaha. Aho wavuye urahazi sibyo? Ndarambiwe sibyo? Ngaho. Abo navuye ndahazi urabona ndi busubire. Reka ngufashe hindukira. Sishiri wambabariye mu byukuri. Tatuma turwana. Hindukira turembere. Ase wambabariye. Nese urabona ndi bugehe. Ngore sibyo? Ngaho hindukira. Ako sishiri. Hindukira tugende. Basi nese iri joro urabona ndi butahe he nuko. Mvugisha amagambo menshi tugende. Sishiri wambabariye koko. Subwo wambabariye. Shediko kwambeze.
umunaniro we. Neza cyese. Asumu ayo masaha. Umunsi ibintu byambayeho nagahuma mu pe. Amasaha y'ikiwambeshya mbwira saa 10 saa 5. Wereka mubwire ishuri. Uzi ibintu byabaye mu kazi, stress z'akazi, n'imodoka yaje kumviraho mu nzira. Kugira ngo n'umukanisha unde panase kutamamagira ngo bimbere nicaye. Numvaga nashaka gutesha umutwe bebe. Nta kibazo, mwese umeze. Meze neza. Meze neza. Bebe samakuru. Meze neza. Umvishe ka ari gutera amashoti. Se wakuyemo iki gikoto ubone kigushyuhira. No kubera na stress numvaga nanaryambaye. Gikuremo ugikiza hirya. Sinyishobora kubigukuramo mbanye na mbere. Ntabwo nakorenganye. Usone ndukomanga ijoro ko saa 5 umuntu n'amahoro. Cyane umuntu ufitanye gahunda. Umuntu ufite gahunda nje mparika mita. Kamanje kureba umuntu ukomanze. Ese cyanye kumureba. Ntari bikanze kumureba oranara. Ase nkaho bushute. Sashire wambabari. Abundi ugira ubwenge barakuroze ngo shiri. Nukuri mba. Ntabwo nshaka kumbangamire mu rugo rwanjye. Nyine shiri wawe. Shiri nukuri mbabari. Nakubwiye iki? Tuza. Ahubwo ngewe nshaka kugira ngo mbwire umuntu kurangira mwimukiye. Se shiri urumva ariko. Ureka ibintu byashe nakubujije mbabarira sibyo? Nese nari kuyoberwa ahantu utuye. Gute se ubundi ugomba kuhamenya? Wanayo utandeba. Erega naragukundaga nuko umundi iki ko wakunze ibintu. We wakunze ibintu ntabwo wakunze umuntu sibyo? Sheri nukuri mbabari. Oya please ahubwo ngiye nshaka unsohokere mu nzu wimvangira na madame. Nesubira ijoro ndajya hemo. Umvira ijoro uvuye heza ahubwo ngenza aho uvuye. Oya ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubyumva. Nagusabye imbabazi ndaguhenda ndakubwira ubuzima buzakunda umaze kubona mbayeho neza utangiye kumbwira ngo shiri. Nukuri mbabarira. Ibyo nabonye nyenye ntabwo nyeneye kubibona narakize sibyo? Bira byose byari ukwibeshya. Kwibeshya gute? Isi maze kukwigisha none ugutangiye kuza unera himuwe. Nge namuwe nyeneye sibyo? Nanjye isi yanyigishije kenshi. Rero so nsohokera mu nzu. Byibura wancumbikiye ijoro rimwe. Reka nyigutwaze nimbomba cyakuremereye. Tugende. Nukuri wari kumbabarira. Gute? Nanjye namuwe wangiriye. Ubu se ndajyayo. Nawe hibaze. Weza zamu. Musohore so zamu sohora gira vuba. Abantu batesha umutwe. Ayo munsi ibintu byambaye ngo nagahuma mu mapi. Kibaba we. Rituza. Asoma kandi none munsi imodoka yamviriho mu kazi bibe bansibisa. Kiriya nacyo sinzi aho kivuye. Ubundi munsi byagenze gute sho? Uri ariko nandi wambwiraga mwa. Kiriya nicyo nabanaga nacyo kikana ngo kizi ko ngo ubuzima ngo butazi. Ako bana abakobwa ariko bare mane sheri ubundi ni wowe sibyo? Ako sheri ubu muretse tukamucumbikira ijoro rimwe. Ako nyumvira koko. Nasubararahe muri uyu munsi. Azi ukuntu yamemukiye. Nanjye isi yaranyigishije nawe nimwigisha sibyo? Icyo umuntu agukoreye nicyo umwitura cyangwa wowe ugomba kugira neza. Ahubwo mwihorere zamu yamusohoye nambwa ati ahubwo sinzi n'ukuntu yamwinjije. Nimba yamuhaye ruswa. Uramuzamuka atayaga agira ubugoryi umeze kuri ya wera. Nta kundi tubyihora ahubwo tuza tugende onarye uwo gurya. Na bose ndacyariyo.